Yesu ashimwe. Reka nongere mbasuhuze nshuti bavandimwe, mbifurize umugisha amahoro biva ku Uwiteka ngo bibane namwe. Mbahaye ikaze kandi mu byigisho byacu by'uyu munsi, ibyigisho by'ishuri ry'Isabato, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Turimo twegera mu cyagati cy'amigisho yacu. Ndatekereza ni igihe nzikora yafasha udiye nafashe ngo tangiye hari umuriro dushaka n'umukano. Yesu ashimwe. Reka nongere mbasuhuze inshuti bavandimwe kandi mbahe n'ikaze mu mwanya w'ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Reka mbashimire uburyo ki mubana natwe umunsi ku munsi twigana ibi byigisho, Umwuka Wera akabana natwe. Dushimye Imana cyane ku bw'ubuntu bwayo. Twarangije icyiciro cya gatandatu cyatubwiraga banyura mu nyanja itukura, umubatizo wa Mwuka, banyura mu nyanja itukura, Uwiteka abereka igitangaza, impamvu yabanyujije mu nyanja itukura. Twabonyemo byinshi cyane ku byose byabaye ku bw'urukundo rw'Uwiteka n'imbabazi agirira abamukunda umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ntabwo ariko tugiye kujya kureba, tugiye ku cyiciro cya kane kuvuga ngo umutsima w'ubugingo n'amazi y'ubugingo. Iri jambo umutsima w'ubugingo, amazi y'ubugingo ntabwo ari ijambo rishyashya mu matwi yacu. Niyo mpamvu mbahaye ikaze ngo dusangire icyigisho nk'uko bisanzwe, mu nyunganizi, mu bibazo no mu bundi buryo bushoboka. Ndi kumwe na Leonard Havugimana ndetse na Janvier Nihanabayo, njye ndeko tumusifu Daniel. Reka Janvier tumuhe ikaze arushyira imbere y'Imana. Imana turagushimye Imana ikomeye, tugushimiye kuri Imana kandi uri Imana itwitaho ubu bwije nuko bukeye, ntabwo icyubahiro. Muri aka kanya abana bawe twiteguye kumva ijambo ryawe, ari twebwe ari n'abadukurikiye, twinjiza cyane kugira ngo dukize mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Janvier. Umutsima w'ubugingo n'amazi y'ubugingo. Iri somo ryanyibukije ku iriba rya Yakobo. Yakobo ari kuva mu buhungiro aho yarahungiye kwa Rubeni. Hari ahantu yageze acukura amazi, ahantu yageze bwa mbere yacukuye iriba. Iriba barivomaho imyaka 2,200 irashira. Yesu igihe araje akenera amazi yo muri iri riba. Amazi Yakobo yaracukuye, yari yakeneye ku mugore w'umusamariyakazi, aba ari we asaba aya mazi. Umugore nawe ati bigenze gute ko iri riba ari irya sokuruza, tunywa amazi yaryo, wowe durwe n'iki? Se ugati wari usabye amazi wakamuhaye kuri ayo mazi, ntabwo umutsima w'ubugingo. Umugore ati rwose aya mazi yambaruya yame. Mu gice cya gatandatu cya Yohana naho Yesu yigishije iby'umusemburo, avuga iby'umutsima, aravuga ati ninjye mutsima w'ubugingo wavuye ku uryo uwo mutsima azongera gusanza ukunda. Uwiteka abwira Mose ati muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse. Uwiteka abwira Mose ngo muzageza he guhora mwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse. Dore ubwo Uwiteka abahaye Isabato, nicyo gituma ajya abaha ku wa gatandatu imitsima y'iminsi 2. Umuntu wese aguma aho ari, ntihakagire umuntu uva aho ari ku wa karindwi. Nuko ku wa karindwi abantu bararuhuka. Cyo kwibuka kiboneka 16 mu kuva 16:28-30. Nyuma yo kuva muri Egiputa, Abisirayeli bari mu rugendo batazi. Bavuye muri Egiputa nyuma y'imyaka 400, nta usohoka. Kiriya gihe nta pasiporo bagiraga ngo bajye gutembera. Batangiye urugendo batazi uko rwareshyaga. Bari batangiye urugendo batazi bagana mu gihugu cy'isezerano. Abantu basakiranye n'urugendo ruruhije kandi rubasaba byinshi, ndetse bari bakeneye kwiga amasomo mashya menshi cyane. Imana yari igiye kubayobora no kubitaho, kandi koko yifuzaga kubafasha ngo bakure
nyamara bagombaga kwiga imyifatire mizima, kwitegeka, kwigomwa, kutikanyiza, kwiringira Imana, ndetse by'umwihariko bakiga kumvira. Muri uru rugendo abagiye mu myitozo njyarugamba gisirikare cyangwa ahandi hantu n'ababaye twagiraga umubyeyi wo kwicara ngo iyo uri mu minyururu utazi uwayiboshye uriyoroshya, uko we wikaza iminyururu ishobora kukudanangira cyane. Ngo nyuma yo kuva mu gihugu cy'Abisirayeli bari bakeneye kwiga ibi bintu, bakiga kwiyoroshya, bakiga kumvira, bakiga kwitegeka, bakiga no kwigomwa. Mose yari umuyobozi ugaragarira amaso, kandi abantu bagombaga kumukurikira no gukurikiza ubuyobozi bwe niba barashaka kugera ku ntsinzi. Byari ingenzi cyane kuri bo kugumana, gukorera hamwe ibintu basabwaga. Bagombaga kugumana, bagombaga gukorera hamwe nk'umuryango mugari no kunganirana. Mbere yabo hari inzitizi nyinshi ndetse n'ingorane. Gukura kwabo mu by'umwuka ahanini kwagombaga gushingira ku buryo bagomba kwifata muri izo ngorane n'ibisubizo bajyaga guha Mose, by'umwihariko igihe izo ngorane zajyaga kuba ziyongereje. Hari ibintu burya urugendo rwose amategeko agira ibintu agenderaho. Bagombaga kuba bakiza hamwe, bunganirana, bafashanya. Umugani w'Abashinwa ubwira ngo intambwe cyangwa urugendo rurerure ruhera ku ntambwe umwe wari impamo ukurikije ibyababayeho. Kandi koko bari bakeneye kwiringira ubuyobozi bw'Imana kuri buri ntambwe bateraga mu buryo buteye ubwoba. Nk'uko tuzabibona imbere, ntabwo bize mu masomo mu buryo bworoshye, ariko ubundi tubigarutseho gato, ninde uyiga mu buryo bworoshye? Amasomo mashyashya y'ibintu umuntu aba atazi, umuntu aba atamenyereye mu buryo busanzwe. Aya mategeko ninde ushobora kuyiga mu buryo bworoshye? nta cyoroshye. So hano iyi ngingo tubanjirijeho ni uko Imana yifuzaga ko Abisirayeli biga kandi bakiga ku byo babona. Ntabwo bize muri teori, bize muri paratike. Ibintu babona, biga Imana, barayireba ubwabo, ku bitangaza bakoreye, ku byo bakoreye kuva muri Egiputa ukagenda ukagera aho bari bageze bamaze kwambuka inyanja itukura. Hose bagiye babona Imana rero yashaka kwigisha abantu kugira ngo ibacuremo bavemo ari izahabu, kandi ari izahabu nziza itunganye. Hari ikintu cya mbere mutero David, amakondisiyo yabasabwaga kugira ngo urugendo rwabo babashe kubahera: kwiyoroshya, kwiringira, kwigomwa, kumvira, gushyira hamwe no kuganira ku bintu biri kubaho. Ibi bintu uyu munsi ndatekereza ndakenewe cyane mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Abantu dukeneye kwiyoroshya cyane, abantu dukeneye kuganira ku bintu tukabifatira umwanzuro twaganiriye. Abantu dukeneye kumvira abayobozi, twaganiriye kandi tukanumva. N'ikindi hano, Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura, baririmba indirimbo yo kunesha cyangwa yo gutsinda, babonye ibitangaza, barakomeje. Muri urugendo rwabo bari bakeneye amazi, kuko ntabwo bagendaga n'imodoka. Bakeneye esansi, bakeneye imodoka, bakeneye gukanika ibintu runaka. Niba ari ingamiya zikeneye amazi, niba ari amatungo akeneye amazi, niba ari ibintu byose bikeneye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri urugendo hari hakeneye amazi, kandi ayo mazi mu butayu yari ahari. Kuko kugira gute? Kuko kumvira, kwigomwa, kwiringira iki? Kwiringira Imana. Uru rugendo rero bari bafite amazi yari ahari, kandi umutsima nawe wari ugize gute? Wari uhari. Kuko ntabwo bari kugenda batanywa cyangwa batarya. Ariko ibi bintu nubwo byari bihari, byari bibana nabo mu buryo buzima. Babibonaga mu buryo, ntabwo babibonaga mu buryo muri pratique ngo ibone mu buryo bufatika. Ariko n'ubundi Imana ubwayo yari byose kuri bose, kuri byose. Imana yari ifite amazi, ni nyir'amazi, ni nyir'ubugingo, ni nyir'umutsima. Bari bafite rero, bari bifite. Gusa
babishakishaga nk'aho biri ahantu kure yabo, ariko Imana ubwayo muri urwo rugendo yari ifite byose. Ikindi mvuga ni kimwe, ku ntambwe yose duteye, ngo intambwe imwe niyo iherwaho kugira ngo n'izindi zose utewe zihera kuri ya yindi imwe. Kuko n'ubundi kubara ntabwo bahera bahereye kuri 5, babara bahereye kuri 1, sibyo? Nuvuga ngo ikintu cyahereye kuri 1 kirakomeza kikaba cyaba 1000 cyangwa miliyoni. Hano rero iyi ntambwe imwe bateye yo kugira ngo bambuke inyanja itukura bave mu gihugu cya Egiputa, yari intambwe shingirwaho ishobora gutuma n'izindi ntambwe zose bibuka ya ntambwe n'ukuntu bayiteye, none bigatuma izindi zose ziba nzima kuko amabwiriza ya komanda wabo Mose. Murakoze. Kajya ku ngingo yo kuwa mbere, amazi arura ni ryabaye nk'ishuri rya mbere nyuma y'aho bambukiye inyanja itukura. Batangiranye n'ikibazo cya mbere cy'amazi arura. Ubundi amazi arura byari byarabayeho bwari ubwa mbere, nyine byabayeho mu gihe cya Elisa, ariko bwari ubwa mbere mu mazi yo muri Egiputa baranyweye, batandukanye muri ya Nili, bari batari bumva amazi arura. Yewe natwe uyu munsi abantu bari mu kinyejana ntabwo uranywa amazi arura kereka ari umuti. Bo mu butayu bagitangira urugendo batangiranye n'amazi arura. Mu nkuru ziri muri Bibiliya, abavugwa mu nkuru bagenda bagira uruhare rutandukanye, uruhare rwiza cyangwa rubi, kandi dukeneye kwita ku myubakirwe y'inkuru, ahantu, igihe, ndetse n'abagira uruhare mu kubangamira ukugerwaho kw'intego. Nubwo bimeze bityo, ingingo y'ingenzi kuruta izindi ukurikije uko inkuru yubatse akenshi ari igisubizo kirimo ndetse n'amasomo umuntu ashobora kwigiraho. Iyi nkuru turayigiraho iki? Dusomye wenda ijambo dusomere mu Kuva 15. Twumve inkuru igikigiraho. Mu Kuva 15:22-27 yose. Mose agendesha Abayisiraheli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri. Bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze i Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga. Icyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati, turanywa iki? Atakira Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa, kuko ari Uwiteka ugukiza indwara. Bagera muri Elamu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi. So iminsi 3 ngewe ukuntu mbayeho iyo mbyutse nywa mu mazi menshi, nkanywa ni saa 6, nkanywa nka saa 9. Iminsi 3 barayimaze bagenda mu butayu, haba hashyushye ku zuba cyane mu mucanga, obviously umuntu wari wabisha cyane. Barangije babura amazi. Ahantu babonye amazi bayabona arura. Uwiteka abwira Mose ko bigenza amazi arakira. Bahana isezerano ati rero muhumure iby'inyota, inyota izabaho, ibigeragezo ariko mwebwe mu gihugu cyo kunyumvira. Nta burwayi muzaterwa no kubura amazi, kuko ni ngiye mazi y'ubugingo. Nta burwayi muzabona no kubura ibiryo, ni ngiye mutsima w'ubugingo. Nugira umwete wo kunyumvira, indwara y'Egiputa bagiye batera, erega bw'indwara mbe ziterwa n'ibyo turya n'ibyo tunywa. So iyo twumviye Uwiteka rero, nitugira umwete wo kumvira Uwiteka, nta ndwara twaba twari dutariye, Uwiteka azaba akizwe. Hano ikintu cya mbere cyagaragaje kwizera kw'Abisirayeli cyari gifitanye isano no gukinira amazi, kandi ntabwo byari bitangaje kuko bari ahantu mu butayu babwiye ukuntu ubutayu bumeze babwumagaye. Nubwo byagenze bityo, abana ba Isirayeli bafashe ibintu byinshi batyo gusa, maze bibagirwa vuba ibitangaza bikomeye Imana yari yabakoreye. Batunganyije Mose, babibonye? Batunganyije Mose, bibagirwa Imana yari yabakoreye ibitangaza byari byabateye
guhimbaza wamukunze mu gihe gito cyari cyashize uri ukavuga ngo mbese mu byitwa imana hari indi mana itangaza nk'iyo ngiyo. Nyamara kandi na nyuma yo kwitotomba Imana isezeranye ko itari kubateza Abisirayeli indwara. Niba yumve nimwe muzo yari yarateje Abanyegiputa yari kubarinda, bashobora gusa gusohoza iri sezerano iyo baza gukomeza kuba indahemuka kuri yo. Ni ibihe bigeragezo n'ingorane wigeze kwikururira? Ni irihe humura ushobora gukura mu kumenya ko Imana izokomeza kugira ibyo gukora niwemera gufatanya nayo? Bana b'Imana, turarwaye uyu munsi, abenshi turarwaye, turanashonje, abandi turafunze, abandi turi mu bitaro. Bino bintu akenshi ibintu turimo tunyura muri uyu munsi byinshi ni ibintu twikururiye cyane. Ntabwo ari ingwara dufite uyu munsi nyinshi tubyumvikane tuwe imfura pe tuganire. Ntabwo ari ingwara twakirwa n'abaturanyi bacu, inyinshi yes n'abaturanyi babigizemo uruhare, abavandimwe n'ababyeyi ndetse n'abana, ariko inyoko muntu nizi yikurira ibibazo. Ariko ibintu turimo twikurura muri uyu munsi byinshi cyane ni ibintu byaturutse mu gukora icyaha kwacu. Ariko azana duhaye Uwiteka igihe tumusanze tumwumviye, ni ukuri amazi arura ariko turi uyu munsi ashobora kuyaryoshya, kandi nyuma yo kuyaryoshya agatanga isezerano y'uko niko yamwumvira noneho amazi azongera kurura, kandi n'ubwo yarura nta ndwara zadutera mu byo yateje Abanyegiputa. Sinzi n'icyo mwakumwabonye ngaho. Iyi ngingo hari ikintu nabonye cyane gikomeye cyane. Aba bantu bari bavuye ku nyanja itukura baririmbye Hoziyana na yindi Mana ihwanye nayo, bamaze kugenda iminsi 3 yonyine, kandi koko ntawe wabarenganya. Amazi bari bafite yamaze kugira ute, yaramaze gushira kuko yaratarashe jambi turabireba imbere. Bari bafite kurya n'ibyo kunywa, ariko bora noneho ahantu bageze nta migezi ntaki ngo batangiye guhanga ikintu nacyo bifite. Hanyuma noneho icyo mushaka kuvuga ni kimwe, bageze hirya babona ubushuhe bumeze nabi, babona ahantu hose n'amazi ahari. Barangije bikojeje imbere gatoya, babona ahantu hari iki, hari amazi. Abagore abana batera urusaku, baravuga ati aleluya, amazi tubonye amazi yo kunywa. Ariko Mose we ngo waruzi ibintu bo batazi. Amagambo ari mu bakurambere n'abahanuzi ngo Mose waruzi ibintu bo batazi, yarazi ko ahantu hari amazi akinyobwa. Hanyuma abo baragenda, ukojejemo akantu sinzi ikintu bamwishaga, amazi arura noneho batera urusaku hejuru. Ariko noneho bo baragenda batuka Mose, amazi karura turamwa iki? Mose afite uruganda rukora amazi, yarebaga amazi. Ariko noneho ikintu cyanshimishije hano, aho kugira ngo batakire umuntu Mose atakire cyangwa se yikubite mu gatuza ngo ndabigenza gute, Mose yagiye gutakira Imana. Mose yaraza ahantu ubutabazi buri. Mose yaraza ahantu ibisubizo biva bitandukanye n'Abayisiraheli, bo ntabwo bari baza ahantu nyirizina ubutabazi buri. Natwe rero tugomba kumenya ahantu ubutabazi bwacu buva. Niba duhuye n'aya mazi arura, niba ubuzima budushaririye, niba duhuye ibibazo bitandukanye, mbese dutabaza nde? Yesu gusa. Nk'uko Mose nta wundi muntu yajyaga yigisha inama, natwe dutabaze nde? Tabaza Uwiteka. So hano hari ikindi kintu, hano turimo kwiga ingingo ngo umutsima w'ubugingo, amazi y'ubugingo. Kuko ntabwo tujya hirya y'izi ngingo y'uyu mutwe w'ikigisho. Umutsima w'ubugingo bari kumwe nawo, amazi y'ubugingo bari kumwe nayo. Kuko hari ubuyobozi, hari inkingi y'igicu ku manywa, hari inkingi y'umuriro nijoro, baramurikirwa kandi barakingiwe. Aya mazi bahuye nayo kari akageragezo gato cyane, kuko imbere hari amazi amasoko 12. Kandi iyi ndirimbo bateye yari indirimbo yo kugaragaza insinzi ko Imana ikomeye. Sibyo? Baririmbira Imana muri cyaca 15 cyo kuva, bagaragaza ko Imana ikomeye kandi bayizeye ko bakoreye iki ibitangaza. Ari akantu kamwe gusa, kamwe konyine. Buriya twize igishinjo cy'ubushire twarakize, ariko nitwareba ku magufa y'umugabo witwa Yosefu, uzayisanga imbere. So ntangiye kuyavuga ariko turavuga imbere. So aba bantu ikigeragezo gito cyane, iyo Imana duhaye ikageragezo gato cyane, imbere yacu haba hari ibisubizo birenze uko ikigeragezo gito cyane kimeze.
akantu gato cyane bakigiye imbere gusa nta n'icyumweru kirashira muri iyo minsi 3 hano kuri uyu mugezi wa Elimu bahasanga iki amasoko 10 tekereza rero ubuzima bwawe wagize nko mu munsi umwe bugatuma wiyambura ibintu byagombye kukugifasha mu myaka iri yo mu gihe kizaza igatuma usubira inyuma cyangwa se ugwa mu bintu hano ikindi kintu twakavuze cyane kuri ano mazi kurura kw'amazi ntabwo Imana y'amazi arura ariko bitewe no hantu icyaha cyagejeje isi ibisubizo byinshi ibyari ibisubizo byacu umunsi byabaye ingorane byabaye ingorane turabona intumbutsi na manu. Intumbutsi na manu ni ikindi kintu nshaka tuvugaho. Intumbutsi na manu ni ikindi kintu cyabaye mu rugendo rwabo gikomeye. Kubw'amahirwe make hari urugero rwo kwigomeka rugenda rugaruka mu nkuru z'urugendo rw'Abisirayeli. Kwigomeka zigerageza mu nkuru z'urugendo rwacu mu munsi. Ubwo bwoko bwari bugiye gukomeza kwibagirwa ukuboko gukomeye kw'Imana kwari kwarafashije mu gihe byashize, kandi ko yari yaragiye ibashakira ibisubizo by'ibibazo bari barimo. Bagiye bemera ibibazo babaga barimo muri uwo mwanya bikabahuma amaso bakirengagiza ibitangaza by'ibyabaye mu gihe cy'abantu. Hano kutuza igitekerezo kindi hano mu kuva 16 ku murongo wa mbere hari inkuru itubwira ukuntu ibintu byagenze jambe. Ku munsi wa 15 bigakuza 15 bavuye muri Egiputa, bivuze ngo hari abahashize ukwezi batangiye urugendo. Basobanura amakuru mbere abantu cyo kigisho baravuze mu byo kugiye bakifite bigihe kirekire n'amazi cyane rwose. Barangire muri byo kuntu butayo bungana. Bari muri referendum hagati y'ubutayo bwa Sina na Sinai. N'ubwo Mose ati Mose kwitabuye mu butayo ahantu tuzahaba. Use enda ibyo byo byose turafite n'ibyejo ariko nibishatu ahantu tuzahaba. Nuko Uwiteka arabwira ati umva ibintu bakumbuye inyama cyo ni cyambere bakumbuye n'ibiryo. Uwiteka arabwira ati uyu munsi muramya ko mwago w'Uwiteka ku mugoroba kandi ejo Uwiteka mwemera ko Imana azaba umutsima. Nubwo ari umucete bisobanura neza izi nyama bariye birambi zisha abantu ngo Uwiteka agiye haje amakwarizi cyangwa intumbutsi ngo baraterura abantu bararya ziranye babwiye ngo zica mu mazuru, izindi zica mu kanwa, izindi zisha abantu utashaka kubona. Uwiteka atangira kubahamana. Hano bavuze ashaka gusoma igitekerezo basome 16 ohere ku murongo wa mbere kuva. Bavuze iki? Ni ingenzi kumenya ko ibishuko biboneka muri Bibiliya akenshi bifite isano n'ibiryo. Ibishuko byinshi biboneka muri Bibiliya erega no munsi nibyo bigusha abantu mu buyobozi. Abantu barenganya abandi abacuruzi barenganya bakiye abakeka abantu bose barimo barwana ikibazo gikomeye mu murimo wa Edeni kuva kwari gushingiye ku isano y'ibyo kurya imbuto iki cyabuzanyirwe kimenyesha ikiza n'ikibi, ndetse mu bishuko Yesu yahuye nabyo mu butayu nabyo murabyibuka inda Esawu naye muramwibuka kunda. Mbega ukuntu inshuro nyinshi kutumvira kw'Abisirayeli kwabaga gufitanye isano n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Mbega ukuntu ntibitangaje rero ko Mose yibukije abo mu bisekuru byakurikiyeho ko umuntu Mose maze kureba ibintu ukuntu abantu bose ababanje abazakurikiraho bazaryo kintu yabwiye abana b'Imana ngo rero mwe iri banga muri binyomutwe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa. Uko abantu birashobora ko Imana irabishoboye ko abantu babaho batarya bakabishobora. Ahubwo umuntu atungwa n'itegeko rivuye mu mutima. Umuntu atungwa n'ijambo Uwiteka avuze, kuko Uwiteka aravuga bikaba yategeka bigakomera. Bityo umuntu atungwa n'itegeko Uwiteka, kuko Uwiteka nagira ibiremwa. Ntazajya umuntu akangisha inda, ntazajya umuntu utuma inda ihemuka, ntihazajya umuntu utuma, ahubwo ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uwiteka ritunga ubwoko bw'Imana. Nibyo koko manu yari umutsima uva mu ijuru Imana yahabise mu gihe kingana n'imyaka 40 bamaze mu butayu. Binyuze muri iyo mpano yabigishije ko ariyo muremyi kandi ikaba ariyo itanga ibintu byose abantu bakeneye. Nuko Imana niyo muremyi kandi niyo imenya uburyo imetaininga ibiremwa byose yaremye. Nanone kandi Imana yakoresheje uko gutanga manu
idakomoka mu isi kugira ngo ibereke uburyo bwo kweza isabato. Mu buhe buryo? Muri buri cyumweru habaga ibitangaza bibiri. Icya mbere mu minsi itanu Imana yabonekaga abantu bakayitora, wabiraza bikabura. Icya kabiri ku isabato hazaga amande yo gutora inshuro ebyiri, bayiraza ntinabura. Nyamara hano ni iki? Abantu bakunda kurya, twaremwe mu buryo dukunda kurya. Abantu bararya rwose, abantu bakunda kurya. Dukunda kurya rwose, kurya nibyo turemyemo. Twaremwe mu buryo dukunda ibyo kurya. Ibiryo byinshi kandi bikungahaye, turabikunda cyane, bimeze mu butaka. Imirire yahawe umuntu ku ikubitiro. Ntabwo ihishura gusa ko Imana ishaka ko turya, ahubwo turagomba gukunda ibyo kurya. Ibitegeko rwose Uwiteka ntabwo yadushingaho icyaha. Ni mu buhe buryo nubwo bimeze bityo? Iyo ari impano iva ku Mana kurya, ni ukuvuga impano y'ibiryo no kuba dukunda ibiryo bishobora gukoreshwa nabi, nubwo ari gahunda y'Imana ko abantu barya bakagira imbaraga bagakora. Ni ubuhe buryo? Ndumva hano hantu javiye ni ibintu byumvikana, uburyo ibyo kurya bishobora byaba mu kaga, ndetse no mu bizaranga isi kurimbuka abantu bazaba bari kurya. Imana yagize neza, ariko yabahaye buri ikintu gikomeye cyane. Yabahaye ikintu gikomeye cyane. Mano ngo twari tumeze nk'amasaka, ngo baradusyaga, ngo hanyuma baduteka tukaba tumeze nk'ubuki. Mukati mu buki uri mu buki. Buze ngo Imana yabahaye ku byo kurya byo mu ijuru. Nk'uko Imana itabatereranye, nk'uko Imana yagenderanya nayo mu gicu ku manywa no mu nkingi y'umuriro nijoro, niko Imana itigeze batererana. Igeze aha rero ibaha mano, umutsima uvuye mu ijuru. Yesu yabigarutseho aravuga ati basokuruza bariraga mano mu butayu, ariko ndababwira yuko atari mano bariye, ahubwo bariye umutsima uvuye mu ijuru. Aravuga ati ni njye mutsima w'iki? W'ubugingo. Urya umutsima ntabwo azagira inzara ukundi. Iriya mano ukuntu yari iteguye, bariye kuyirya bakarinda bagera hehe? I Kanani. Nta nzara nta nyama bariye, uko Imana yari yiteguye bagomba kuyirya bakagira hehe? I Kanani. Ikindi kintu kiri hano kuri iyi mano, hano hatanzwe itegeko rikomeye cyane, bitwereka yuko ikintu cyatanzwe hano kijyanye n'isabato. Wibuke ko batari bagera ku musozi Sinayi ngo bahabwe amategeko, ariko hano Imana yabahaye kubahiriza isabato ku munsi wa gatandatu. Mujye mutora ibikangahe? Ibigize kabiri. Hanyuma abagiye gutora ku isabato nta kintu babonye. Imana yababwiye ati muzageza ryari utumvira ibyo nababwiye. Bivuze ngo bahawe amategeko, bahawe amategeko hano bitubwira yuko amategeko atabaye ku musozi Sinayi, ahubwo na kera kose ingwa y'Imana ishingiye ku mategeko. Hano twongeye tugaruka ku ubu noneho twinjira mu cyaha cyigisho tuvuga ngo umutsima w'ubugingo, amazi y'ubugingo. Turimo noneho nitugera ku kintu rero turahita hano ngo kuva isi yabaho yaremwa ndetse n'uyu munsi ntabwo barongera kubona umutsima umeze nk'uriya, ntibazanawubona. Niyo mpamvu Yesu yigereranyije n'uriya mutsima, kuko ari we wenyine ushobora kuba afite igisubizo cy'inyokomuntu cyose. Nk'ibyo kurya bifite ubushobozi bwo gutunga umuntu rwose kugeza ubuzima bwe bwose. Kandi Yesu yigereranyije nk'amagambo y'ubugingo, nk'ufite ireme ry'umutsima w'ubugingo. Yesu rero Kristo rero ndavuga ati, Mose aravuga ati ntabwo mushobora kubaho nubwo ibyo kurya mwamubifite, ariko amagambo y'ubugingo niyo ashobora gutunga umuntu. Kandi Mose yabivuga kubera iki? Mose yabivuga kubera ko yamaranye n'Imana iminsi 40 adakora ku mutsima. Yesu yamaranye n'Imana iminsi 40, Eliya bamaranye n'Imana iminsi 40, bagendera ku kintu bita ijambo gusa. Ijambo rye. Aba rero mu by'ukuri nubwo batakaga inzara, nta n'ukwezi kwari kwanashira ibyo kurya bari bakifite, ahubwo bari bafite ikimuri.
ukubera guhagurukana n'abanyegiputa bari ibyo byifuzo no kugenda baganira ibintu byabaye mu gihe bavuye mu Egiputa mu buryo ariko ntibavuye mu buryo bw'intekerezo. Intekerezo zabo muri iyo minsi yose zasigaye mu Egiputa. Mu by'ukuri babatijwe n'umubatizo wo mu mazi. Pawulo yagerageje kuri umubatizo wo bambuka inyanja itukura n'umubatizo, ariko umuntu ashobora no kubatizwa agakomeza n'ubundi agakurikirana bya biri mu gihe cyashize byo muri Egiputa kandi akabigenderamo bikaba byarya gute. Bagombaga rero kuba ngo kwizera Imana no kuyiringira kugira ngo babe, kandi hari abantu bariye n'intumutsi neza. Ntugire ngo abo bantu bose barapfuye baririye intumutsi. Hari abantu ngo niba mama ngo hagomba kubaho kwitegeka. Hano amabwiriza y'urugingo twize hagomba kubaho kwigomwa, kwitegeka, kumvira, kwiringira Imana. Hari ibintu twemerwa gukora. Ushobora kuba wemerera inyama, ariko inyama ngo ikintu cyose gifite ububasha bwo kugitegeka. Ushobora kuyirya cyangwa ntunayirye kuko uyifite ububasha, iragutegeka uyitegeka ariko ntigutegeka. Aya mabwiriza y'urugendo rero ntabwo bayumviye. Izi nyama ntabwo zitari kugira ikintu zibatwara iyo habaho kugira gute kwitegeka, kwigomwa, kutikanyiza, kwiringira Imana no kumvira. Ntabwo ibintu izi aya mabwiriza. Ubundi umusirikare ntabwo atungwa no kurasa gusa, atungwa n'itegeko riva kuri komanda yamubwiye ati turarwanya intambara yo kutarasa, iyo ntambara ishobora gutsinda. Turarwanya intambara yo kurasa, ishobora gutsinda. Turashaka intambara yo guceceka. Strategy z'urugamba n'ubundi umuyobozi mukuru wo ugira gute. Amazi yavuye mu rutare n'indi ngingo tugiye kureba. Bavuye handi babonye amasoko 7 bageze mu butayu bwa Refidimu. Nabwo amazi arongera buri. Amazi y'ubugingo. Noneho baragenda batonganya Mose, ariko nuko turavuga twirengagije uruturimo, ariko abantu umuntu ni ikibazo pe. Bambutse inyanja itukura mu buryo batazi, amazi yakize uburure mu buryo batazi, ubutayu butagira amasoko basanzemo amasoko 12. Abageze imbere amazi arongera buri. Muri mugabo nasomye ari n'ijambo bavuga ngo abantu haganira kubira. Bageze imbere amazi arongera buri. Aho batagiye begere Mose nangana amazi ari ngo bagani ese agiye gabira Mose, ariko ubundi Imana iri muri twebwe. Hano ku murongo wa 2 ariko ku murongo wa 2 w'ikice 17 ngubundi Imana iri muri twe. Icyo kibazo Yobu wabanye n'Imana mareka mukunda kugira ukibaza yuko Imana ibaho, nandi yitugeraho kandi tukaza Imana ubundi iri muri twe. Uwiteka abwira Mose ngo fata inkoni ugende kwita urutare urasora amazi. Muri Pawulo yanditse ngo rwa rutare Mose yakubitaga ni Kizito. Aho hantu Mose yahise Masa bisobanuye kugerageza, na Meriba risobanuye gutongana. Uwiteka yahaye Abisirayeli amazi nubwo batizeraga. Ayo mazina yombi yarakwiriye kwibutsa Abisirayeli kutagerageza Imana no kutayitonganya. Mu Baheburayo Bibiliya bakomeje niba Imana yari hagati muri bo, nubwo bari bararangije kubona ibihamya byinshi cyane, ariko bakiza cyo kibazo. Mose yakubise urutare, yes, nyamara yari umwana w'Imana wari wikinze ku nkingi y'igicu ugaragara iruhande rwa Mose, kandi ayituma amazi atanga ubugingo atemba. Ntabwo Mose n'abakuru b'Abayisirayeli aribo bonyine babonye ikuzo ry'Imana, ahubwo na rubanda rwose rwari rwarahagaze rwitaruye rwarabibonye. Nyamara icyo gicu kiramuka kivuyeho bari kwicwa no kurabagirana gukomeye. Burya rwa rutare Mose yakubise hano narababaye. Burya Kristo ahereye kera banga, burya niwe yakora ya nkoni Mose yaramburaga igakora ibitangaza. Ni Yesu. Cya gicu cyabajyaga imbere kikamurika kigatera umwijima inyuma, yari Yesu. We Yesu ni sinimeza baravuze ngo bashinga ikirenge aho Yesu agishinguye. Ninjoro akaba ari kumwe nabo ngo igihe Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, ngo indi mirimo yose y'ijuru arahagaze, ngo ijuru ryita ku rugendo rw'Abisirayeli gusa. Sinzi umusaza ngo urageza byigisha mu rusengero ndabyibuka yerekana ukuntu Imana yabaga ihari, Mwuka Wera yabaga ahari, ndetse na Yesu bene urwo rugendo nta bindi bintu byoye kandi kuzumva nta mateka kuzumva muri cya gihe cy'Abisirayeli kuva
Misiri cyangwa rwari urugendo rwabo gusa. Baravuze ngo nta kindi kintu Imana muri Misiri gukora uretse kureba ukuntu ngo amaraso Yesu yamenye akamenerwa abantu bazahura bakabana karamata. So bityo amazi nk'ikimenyetso cy'ubuzima, kubera ko amazi aramutse adahari nta buzima burya bwaba buhari. Buri ngirangingo yose muzigize umubiri wacu ikenera amazi. Hano bavuze ko ari 60% ariko abandi bavuga ari 70. Hashize ibinyejana byinshi nyuma yaho mu Makorino baravuze ngo Pawulo yibukije abizera ko ibyabaye mu Biseri igihe bari mu butayu byari umwihariko. Ntabwo Kristo ubwe yabayoboye gusa, ahubwo yanabahaye amazi kandi babonera ibindi bintu bifatika muri bakeneye. Pawulo aravuze ati icyo gitare cyari Kristo. Kuri we Kristo yari isoko y'ubuzima kandi ni nawe wabahaga ubugingo buhoraho. Ni ibihe bintu runaka muri uyu mwaka ukeneye kuragiza Imana? Kuko Imana iri kumwe nawe. Ni ibihe bintu wowe ukeneye kuragiza Imana? Ni mu buhe buryo ushobora kwiga kugandukira ubushake bwawe maze ugategereza ko igira ikikora mu gihe cyayo, kubera iki buri gihe ibi bintu bitaba byoroshye cyane? Ni iki ushaka kuvuga aha ngaha? Hano b'Imana sinzi impamvu muri wigisha ikintu cyo kuganira bakivuzeho cyane. Mwige kuganira n'abantu ibintu mu buryo budasobanukiwe mutarimo mwumva, kugira ngo mubikore mu buryo mutumva. Burya ni ukuri aho muri biriya mugani baravuze ngo aho abantu bari habwirina aho inama zigwiriye imigambi nta gupfa ubusa. Mureke tuganire, tujye kuganira, dufashanye mu buryo bwo kuganira. Amagambo ngiye kunganira kuri iyi ngingo ubundi mufashe mu byo mucapfusha byenda mu bakorana n'ahanuzi igice cya 26 aba bavuze ngo umwana w'Imana waruhishwe mu nkingi y'igicu niwe wahagaze iruhande rwa Mose maze atuma amazi atanga ubugingo adudubiza. Abantu bari aho bose babonye kwera k'Uwiteka. Ariko iyo icyo gicu gikurwaho bajya kwicwa n'ubwiza butangaje rukirimo. Amagambo cyangwa noneho kutizera bagize kwari icyaha gikomeye, kandi Mose yatinye yuko iteka ry'Imana ribageraho. Hantu yahise Masa, kugerageza na Mariba, intonganya, aho urwibutso rw'icyaha cyabo. Ano magambo ni amagambo meza cyane atwereka uburyo icyaha gikomeye Abayisiraheli bakoze. Mose ntabwo yashimye ko icyo kintu kirangira gutyo, ahubwo yashyizeho urwibutso, ashyiraho ikintu kugira ngo nibajya bibuka aho hantu bajye bibuka ko bagomeye Imana. Natwe hari ibintu byinshi dukora by'ubugome bwo kugomera Imana, hanyuma Imana ikemera ko ingaruka z'icyaha zibaho kugira ngo tujye tureba icyo kintu, twibuke ko twahemukiye Imana. Kandi koko buno bugome cyangwa se kino cyaha bakoze cyo kutizera n'ubundi cyabagizeho ingaruka. Imbere hahise baterwa n'Abameleki, bishemo abantu benshi bari inyuma, bicamo abantu bakomeye cyane, ariko n'ubundi Imana irabatabara. Reka rero twige kwiringira Imana kandi twige turwanye icyaha cyo kutizera. Nyemerere njye ku yindi ngingo. Reka nawe mvuye ku kintu cyitwa amazi urutare. Hano birivuga ngo ibihamya ni bitatu, ariko ndavugamo bibiri: amazi, amaraso. So igihe Yesu yari ku musaraba ntabwo babonye ko yapfuye. Haje umusirikare amutera icumu mu rubavu, avamo amazi. Aya mazi ya Yesu Kristo yavuye muri we afite ibisobanuro kuri twe. Ngo amazi yamuguye mu jisho rye ryarapfuye rawumuga itakira. Aya mazi ya Yesu Kristo naya duha buri munsi. Ko aya mazi niwe Yesu Kristo niwe soko y'amazi y'ubugingo. Aya mazi n'ubundi bari bayafite. Iki kintu rega burya hari ikintu cyo ngo nta bintu Imana yigeze ishyira kure yacu. Rega mubwire Daniel, uretse ko nitwe twikurira akagape twe tugira Imana, ibintu byose Imana yabishyize hafi yacu ku buryo bitari kure yacu. Aya mazi bari kumwe nayo, sibyo? Amazi yari kumwe nayo, kandi Mose icyo yakoze ni ukubwira igitare duha amazi. Ni umushyirano duha amazi igitare. Igitare rero ni Kristo Yesu, nk'uko twagiye tunabiganira. Mu by'ukuri rero
ibintu byose abisiraheli bari babiteguriye muri urwo rugendo rwose bari bateguriye nk'uko natwe mu rugendo rwacu rwa gikristo ibintu byose kutizera kwacu niko gutuma ibintu tubona ko biri kure cyane. Hanyuma ndabona amasha arimo kugenda. Yetiro ni se kwa Mose, iyo ntabwo ndi busome kuko iki ni igitekerezo tuziranyeho neza cyane. Yetiro ngo amaze kumva ibyabaye mu butayu, ibyo Uwiteka yakoreye Abisirayeli kuva muri Egiputa kugeza aho bageze, ngo yazanye Mose amuzanira umugore n'abana babiri Gerishomu ndetse na Ezeri. Mose ajya kubasanganira ngo arabicaza, afata umwanya mu gihe cyo cumi cyo kuva ngo babwire ibitangaza byose Uwiteka yabaye. Ngo Yetiro akimara kubyumva nawe ngo yemera Imana ya Isirayeli, ahita afite igitambo ajya gutamba. Hano arangije igihe bakiganira ngo ku munsi wakurikiyeho Yetiro yicaye abona Mose kuva mu gitondo akazuba kajya karasa kugeza akazuba karenze, arimo ari guca imanza, akemura ibibazo, abantu bavuga amagambo, abandi baburana. Yetiro aramuhamagara, Mose rero ntabwo uzabishobora, uzaguhitana mwana wanjye, wowe reka nkugire inama mugiye kukugira, ugenda ubaza Uwiteka ko ari nziza uyikurikize nabyemera. Wowe fata abantu baca mu matsinda, ureba afite ubwenge, abadakurikira indamo iki n'iki, ubashinga aba bantu, noneho wowe ujye ubazi bajya bakuzanira ibibazo byanjye abandi ba. Ni ikintu twigira kuri ino ngingo ya Yetiro. Yetiro umunyamahanga kubw'ibitangaza by'Imana yakoreye Abisirayeli, yizeye Imana. Ikindi atanze inama yubaka rwose. Iyi nama Mose yakurikije aragenda. Ibintu Uwiteka yadukoreye tone tubiha agaciro tukabisobanura abantu ngo Yetiro Mose yasobanuye Yetiro uburyo Imana yabanye n'uwo Mose. Yetiro yizeye Imana. Yetiro yarabyumvishe akabyumva mu nkuru, ariko abo byabayeho babimusobanuriye. Tuzi tubwira abantu imirimo y'Imana Imana yakoreye muri twebwe kugira ngo byafasha. Indirimbo iravuga ngo uvuga ibya Yesu, uvuga uko yabanye nawe. Noneho ikindi cya kabiri cyacu cyo kuganira dukwiye ko abantu baca make, bacisha make. Ikindi cya gatatu kwihuta nuko umurimo w'Imana ntabwo ujyamo abantu babonetse bose. Yego, abantu biringira Imana, n'abantu bafite inyondomugabo, n'abantu bafite kwiringira Imana kandi bakaba batacuruzwa n'iki n'akamanyu k'umutsima, bacemuzwe n'iki abavuze banga impongano. Ni ukuvuga ngo umurimo w'Imana ugomba gukorwa n'abantu bizeye Imana kandi bayiringira, biyeguriye Imana n'umutima wose. Ikindi nanone nongeraho nuko ikintu cyose gikorwa muri iyi si gifite isano na Bibiliya. Amen. So kubera yuko aya matsinda usanga akoreshwa mu ngeri zose, urumva usanga akoreshwa mu ngeri zose kandi agatanga umusaruro. Ikindi cya kabiri nuko iyi nama Mose yayemeye. Uri hari abantu bafunga umutwe mu madini cyangwa se mu muryango, umuntu aravuga ati nyamuneka umuryango wawe kugira ngo ugende neza cyangwa se kugira ngo ubuyobozi bwawe bugende neza bwabo bwose, dore inama yigenze gutyo. Nubwo mwaba mutaba ahantu hamwe, nubwo mudasenga hamwe, ariko abantu bakanga. Ariko Mose yemeye iyo nama kubera ko ivuye kuri sebukwe, kandi sebukwe yemeye inama ya Isirayeli. So yemeye inama ya Mose. Mose rero yashyikirije cyane ashyira mu bikorwa. Ikindi rero mutima zakengagiza tugira isume muri Yohana ngo abamwemeye bose bakizeza n'igitwaro Imana. Yetiro amaze kuba kwemera Imana ya Isirayeli, nawe yaba mu Isirayeli, bityo umwuka akorera mu Isirayeli n'abagira muri Yetiro, buryo inama ye yavuye ku Mana. Wenda umunyabwenge ibyo ngibyo yarabyumva, umutima w'ubugingo. Reka ingingo nyuremo nifatanye n'ibindi yo kuwa gatanu dusoza. Noneho Janvier niwe nararunganira, Janvier arusengera umutima w'ubugingo n'amazi y'ubugingo. Mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 10 ibyo byabereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Bya bintu byose twasomye byose twavuze ni ibyacu uyu munsi. Pawulo asobanura ko ibintu byose byabaye mu Bisirayeli ari akabarore n'imiburo ku bayoboke ba Kristo, kandi ko bizabafasha kwirinda akaga gasa naho. Ni ukuvuga ko bazigira kuri izo ngero. Iyi ni inyigisho ikomeye kuri twebwe abariho mu mperuka y'ibihe. Imana iha ubwoko bwayo Umwuka Wera kugira ngo akomeze abizera, abaha imbaraga n'urukundo no kwitegeka, bityo bashobora gukosora ibyemezo kandi bagakurikiza inyigisho zayo. Yesu Kristo niwe soko y'ubugingo bushya, kandi niwe wenyine ushobora kuduhindura tukaba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose
mugire imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Nyuma y'icyo gihe, igihe yakoraga umurimo we, Yesu yaje gukura amasomo muri izo nkuru zivuga ibyo mu Isezerano rya Kera, by'umwihariko ku byerekeranye n'amanu n'amazi. Akoresha izo mvugoshusho kugira ngo yigishe ibimwerekeyeho. Muri Yohana muribuka ibyo yavuze, nabibabwiye, niwe mutima w'ubugingo, niwe mazi y'ubugingo. Umugore w'umusamariya muribuka ku iriba rya Yakobo, nawe baje kuganira ku yanywa. Nyuma yaho, mu cyerekezo kijyanye n'amanu, Yesu yasobanuye ko ari Imana yahaye abantu manu, atari Mose. Nuko Yesu aravuga ati, ni njye mutima w'ubugingo, uzaho undi ntazasonza. Amen. Yesu ni umutima n'amazi. Nuko bana b'Imana, nk'uko manu yo mu butayu yari umutsima uva mu ijuru, niko n'amazi yavuye mu rutare yari impano Kristo yari kumara abantu inyota. Ikiyongera kuri ibyo bigaragara ku bintu bifatika, umutima n'amazi byari binafite ubusobanuro bwo mu byamwa, kuko Kristo yari umutsima w'ubugingo kandi niwe wari amazi y'ubugingo. Amen. Bityo bana b'Imana, tubaho ku bwa Yesu. Amen. Kurya, kunywa, tubaho ku bwa Yesu. Amagambo ushaka gusoma make soza, Leonari akunganira, Janvier akadusengera. Bavuze ngo hatarashira igihe kirekire bagize ikibazo cy'amazi. Iryo shyanga ryahuye n'akaga gashya. Ubwoko bw'abanyamahane kandi b'abanyentambara aribwo Bameleki bwarabateye ngo baburwanye. Barwane nabo, ntabwo ngo byari ibintu by'intambara gusa batamenyereye. Abameleki ntibari bayobewe imico y'Imana cyangwa ubutegetsi bwayo, nyamara aho kugira ngo batinye imbere yayo, biyemeje gusuzugura ububasha bwayo. Ibitangaza Mose yakoreye imbere y'Abanyamisiri, Abameleki babigize urw'amenyo, kandi ubwoba bw'amahanga yari abakikije barabusuzugura. Barahiriye imbere y'ibigirwamana byabo yuko bazarimbura Abaheburayo, ku buryo nta n'umwe wagombaga kurokoka, kandi birata yuko Imana ya Isirayeli itazashobora kubatsinda. Abisirayeli ntibari babashotoye cyangwa ngo bayibagirire nabi. Gutera kwabo ntikwatewe n'uko bari benderejwe, kwerekanaga ko banga Imana nk'uko bayisuzuguraga, nibyo byabateye gushaka kurimbura ubwoko bwayo. Hano nikira kubona mbere hari ikindi cyago bahuye nacyo cy'abantu basuzuguye Imana, nta kindi kintu bari batwaye. Abameleki bazi abandi ngo andi mahanga yose yakikije, yatinyaga ibisekuru by'Abayahudi, ariko Abameleki ngo tubihangane. Reka mbabwire, nimubona umuntu Uwiteka yimanye, Uwiteka arwanaho, cyane cyane Uwiteka hari n'abantu bavuze ubwirwanira, ngo Uwiteka arwanira imfubyi, akarwanira abapfakazi. Ukabona abantu Uwiteka navuze ko arwanira, wowe ukagenda ugiye kubarwanya, ugiye kurwanya Imana ibarwanirira. Abantu Uwiteka yimanye, ukabona rwose Uwiteka Imana yarabimanye, arabarinda bayimigisha, wowe ukajya guhangana nabo. Ugiye guhangana n'Imana byatumye Abameleki babimuvume, ubwoko bwabo burarimbuka bushira ku isi. Bana b'Imana, gatima tureba ibijyanye n'amazi y'ubugingo, umutima w'ubugingo. Yesu niwe mutima w'ubugingo, niwe mazi y'ubugingo, kubaho niwe. Leonari urunganira jambo yasoze. Iki kiganiro Yesu yakiregeranye n'Abayuda, abibutsa igisekuru cyabo buryo bayoboye mu nzira y'ubutayu. Muri Yohana 6:6, Yesu noneho araza afata cya gika bari barimo Abisirayeli, agaragaza ko ari we wari umutsima w'ubugingo. Ndetse anasobanurira n'Abayuda neza nk'uko bivuze ko ari we mutsima w'ubugingo, nanone ukiri hagati yabo wamubone. Iki rero cyari ikimenyetso kigaragaza neza ko urugendo Yesu yagendanye n'Abisirayeli umunsi akigiye n'abantu bacu, natwe ubwacu. Yesu ari imbere yacu nk'umutsima w'ubugingo, ari imbere yacu nk'amazi y'ubugingo, n'ufite ibisubizo by'ibibazo bya, ntabwo yagiye kure yacu. Nk'uko yari muri cya gihe n'uyu munsi niko agize akiri. Kandi yasobanuye umugore ku iriba ry'Umusamariyakazi, ku iriba rya Yakobo, haravuga ati umva, ya mazi ya Yakobo ntabwo ari afite ikibazo, ashobora gushira, ariko ngewe ni njye mazi ayo ntanga. Yakobo ari yibashije imahanga. So dusoza kino cy'igituba turarika tuti amazi Yesu atanga, umutsima atanga, niwe dukeneye muri uyu munsi. Amen. Kandi nubwo dukeneye n'ibyo kurya, twebwe byo kuduturanye n'abandi bantu, ngo Leonari arwanye na Daniel bapfa umutsima ufatika wayo, ahubwo twese twerekeza abantu ibitekerezo byacu natwe ubwacu kuri Kristo, soko y'ubugingo kandi mazi y'ubugingo. Amen. Amen. Urakoze databuja,
urakoze kubw'icyo cyiza twigishije. Ibi bizaniye kugira ngo twibuke Abisiraheli, natwe twibuke ibitangazo wakoreye Abisiraheli, kandi twongere twibuke ibyo wadukoreye mu bugingo bwacu buri munsi, kugira ngo twe guhora twitotomba ngo Abisiraheli babaye intumva, hanyuma natwe nitugera mu bigeragezo bito bidutsinde. Ni icyigisho kugira ngo nitugera mu bigeragezo natwe uduhe gushikama, uduhe kunesha, turinde gutsindwa. Mbese ni iki gitera kwitotomba muri ubu buzima kandi dufite amazi y'ubugingo, dufite n'umutsima w'ubugingo? Ntacyo, kuko tuzi yuko uri inshuti yacu, kandi mutangabugingo ntabwo wifuza ko abantu bamererwa nabi, ahubwo ubana natwe buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Ineza yawe tuyibona buri munsi. Abisirayeli wageranaga nabo uko bwije n'uko bukeye, natwe muri iyi minsi ugerana natwe, ukabana natwe, ukaduha ifunguro, ukaduha icyo kurya. Nta kintu tukubura na data. Uduhe kwiringira ubuntu bwawe, uduhe kwiringira ijambo ryawe ari ryo mutsima w'ubugingo, kandi amazi utanga uduhe kuyanywaho kugira ngo tutagira umwuma. Ubugingo bwacu tubushyize mu bwawe, kuko ubwacu burapfa ariko ubwawe ntibupfa. Turinginze cyane kugira ngo dukoreho, kandi amagambo tumaze kumvira ahantu dukize, kandi mutangabugingo tuba abantu bazima bizere izina ryawe, tubyakira mu izina rya Yesu. Amen.